Amazina yanjye nitwa Pasiteri Himbazwe Theophile, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Imana yangiriye neza, impa umudamu, impa kubyara mu bihe byari bikomeye, mu gihe abantu babonaga ko bitazakunda. Imana ica inzira, tubona amashimwe avuye ku Mana. Rero dushimye Imana itwemereye kuza hano kugira ngo tugire umwanya urambuye wo kuganira ijambo ry'Imana, wo guhumurizanya, wo kubwira abarushye ko Yesu agira neza. Twizeye Imana iduhamagaye mu gihe nk'iki ngiki ko Imana izadushyigikira, kandi Imana izomora imitima ya benshi kubwira ijambo, ndetse no kubw'ubuhamya buzaca kuri iyi cano, ndetse no ku ndirimbo. Ku bakunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo, nazo zizajya zihanyura. Ubuhamya bw'abantu Imana yatabaye, ubuhamya bw'abantu Imana yibutse byari bikomeye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Rero turabararika kujya mudukurikirana aho muherereye, baba bari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Buraya, mwese murararitswe. Duhagurukiye mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 50, umurongo wawo wa 7. Yesaya yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wiringiye Imana, Imana ijya igutabara. Gutabara kw'abantu kujya kuba igihe gitoya, ariko gutabara kw'Imana kujya kubasha kuba kw'iteka ryose. Yesaya rero ajya kuvuga aya magambo, yaravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Avuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo mu maso hanjye agakomera, akamera nk'urutare. Iyo uri kumwe n'Imana, Imana ijya igutabara mu gihe abantu bagusize, mu gihe inshuti zagusize, abavandimwe bakuvuyeho, amashuri yanze, amafaranga yanze, ariko Imana ikagutabara. Ndibuka iri jambo Imana yigeze kurimpa hashize nk'imyaka 10. Birashoboka ko wahuye n'ibyagukomerekeje byinshi, kuko mu buzima turimo uyu munsi wa none abantu benshi bafite ibikomere. Hari abatewe ibikomere n'imiryango, hari abatewe ibikomere n'inshuti, hari abatewe ibikomere n'abavandimwe, abatewe ibikomere n'akazi, abatewe ibikomere ndetse nabo bagiye bahura mu buryo butandukanye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo bikomere hari Imana ije gutabara. Witinya rero, Imana ije gutabara, Imana ije kukugirira neza. Imana ije gutabara, Imana ije gutabara. Nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu bihe biruhije, nubwo turi mu bihe abantu bareba nta nzira, nubwo turi mu bihe inzara y'ijambo ibaye inzara, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, Imana iracyafite ubundi buryo. Mu yandi magambo, iracyafite indi nzira. Yesu ashimwe. Bene data, amahoro y'Imana n'abane namwe, kandi Imana ya Isiraheli ibaha umugisha aho muherereye. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Himbazwe Theophile, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Imana yangiriye neza, impa umudamu, impa kubyara mu bihe byari bikomeye, mu gihe abantu babonaga ko bitazakunda. Imana ica inzira, tubona amashimwe avuye ku Mana. Rero dushimye Imana itwemereye kuza hano kugira ngo tugire umwanya urambuye wo kuganira ijambo ry'Imana, wo guhumurizanya, wo kubwira abarushye ko Yesu agira neza. Twizeye Imana iduhamagaye mu gihe nk'iki ngiki ko Imana izadushyigikira, kandi Imana izomora imitima ya benshi kubwira ijambo, ndetse no kubw'ubuhamya buzaca kuri iyi cano, ndetse no ku ndirimbo. Ku bakunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo, nazo zizajya zihanyura. Ubuhamya bw'abantu Imana yatabaye, ubuhamya bw'abantu Imana yibutse byari bikomeye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru. Rero turabararika kujya mudukurikirana aho muherereye, baba bari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Buraya, mwese murararitswe kujya mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi twizeye ko Imana izatugirira neza. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho. Arangije aravuga ngo nta maganya abasha guhagarikwa n'imitima irindwa n'Umwami Yesu. Arangije aravuga ngo uwiringira Imana, uyiringira ntabwo ajya abura amahoro meza adashira,
arangije akomeza avuga ngo ibyishimo byacu ndetse n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Imana yacu, we gushidikanya jya uyiringira, ntabwo Imana yahemukira abayizeye gutyo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima ucamo bwa buri munsi Imana iba yemeye kubucamo, ariko nyuma yo kubucamo, nyuma yo kugeragezwa, nyuma yo kuba umaze igihe kirekire udafite abakwitaho, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana izakugirira neza kandi hari Imana izakwibuka aho rukomeye. Dukomeje gushima Imana rero duhagurukije mu gihe nk'iki ngiki, duhagurutse kuko Imana yabyemeye kandi duhagurutse kuko Imana igambiriye gukiza imitima ya benshi. Mbere y'uko duhaguruka Imana yaradusanze iratuganiriza, itwereka abantu bari mu mwijima, itwereka abantu barushye, itwereka abantu babuze icyerekezo, baruhijwe n'imibereho yo mu isi, ariko Imana iduhagurutsa kugira ngo duhumurize abo bantu, tubabwire ngo nubwo ijoro ryijimye Imana igiye kuritandukanya. Rero nimukomere mushikame, iyo mwizeye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Duhagurukiye mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 50 umurongo wawo wa 7. Yesaya yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wiringiye Imana, Imana ijya igutabara. Gutabara kw'abantu kujya kuba igihe gitoya, ariko gutabara kw'Imana kujya kubasha kuba kw'iteka ryose. Yesaya rero ajya kuvuga aya magambo yaravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Avuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo mu maso hanjye agakomera akamera nk'urutare. Iyo uri kumwe n'Imana, Imana ijya igutabara mu gihe abantu bagusize, mu gihe inshuti zagusize, abavandimwe bakuvuyeho, amashuri yanze, amafaranga yanze, ariko Imana ikagutabara. Ndibuka iri jambo Imana yigeze kurimpa hashize nk'imyaka 10, hari imbere y'ubukwe, uko nkora ubukwe, iri jambo Imana yararimpaye, nari ndimo senga ahantu hitwa Zabatsinda. Ntabwo nabyibagirwa, nari ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Shifra, bazi ku izina rya Mugeni. Icyo gihe twabanaga mu murimo w'Imana turirimba muri korali Golgotha. Mugezaho ko ngiye gukora ubukwe, arambwira ati mwana wanjye uzaze tujye gusenga, tuyoboze Imana inzira. Tugeze ahantu munsi y'igiti cy'umwembe twarimo dusengera, Imana impira ijambo irambwira ngo mwana wanjye humura, nubwo Satani yakurwanya ariko ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana irambwira ngo iryo jambo aba ari ryo nshyira ku mutwe wa invitation. None iri jambo rero Imana irigaruye mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo tubwire abantu ko batazamwara. Nubwo wabonaga ugiye kumwara, nubwo wabonaga ugiye gukorwa n'isoni, ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana iracyari ya yindi. Birashoboka ko wahuye n'ibyagukomerekeje byinshi, kuko mu buzima turimo uyu munsi wa none abantu benshi bafite ibikomere. Hari abatewe ibikomere n'imiryango, hari abatewe ibikomere n'inshuti, hari abatewe ibikomere n'abavandimwe, abatewe ibikomere n'akazi, abatewe ibikomere ndetse nabo bagiye bahura mu buryo butandukanye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo bikomere hari Imana ije gutabara. Witinya rero, Imana ije gutabara, Imana ije kukugirira neza. Aya magambo yaranyubatse icyo gihe, kuko rwabaye urugendo rurerure kugeza n'uyu munsi. Niyo ncitse intege, aya magambo niyo nsengeramo, kuko nibuka ineza Imana yagiye ingirira. Nushaka kureba Imana, ntuzayirebe mu masezerano iguhaye, ahubwo uzayirebe mu masezerano yaguhaye, yarangiza ikayasohoza. Kabiri, uzarebera Imana mu buzima yagukuyemo bwari bukomere, ntuzayirebera aho uhagaze, kuko aho uhagaze Satani ashobora kutuma wiheba bitewe n'igihe uhagazemo. Ariko jya ureba Imana mu gihe cyashize, iby'Imana yagukoreye bikomeye, inzira Imana yaciye ubona nta nzira. Nurangiza ubwire Satani, umubwire ngo Satani wibeshye, yantabaye kirya gihe, n'uyu munsi iracyahari kandi igambiriye kuntabara. Rero ndagira ngo mbabwire ngo aho muri hose, abamama, abagabo, abasore, abakobwa, abana batoya, abarwayi, ababuze icyerekezo, mbabwire ngo imitima yanyu nituze,
Imana ije gutabara. Imana ije gutabara nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu bihe biruhije, nubwo turi mu bihe abantu bareba nta nzira, nubwo turi mu bihe inzara y'ijambo ibaye inzara, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, Imana iracyafite ubundi buryo. Mu yandi magambo, iracyafite indi nzira. Mu yandi magambo, iracyafite ukundi kuntu yabigenza, warangiza nawe ugaseka. Wowe umaze igihe useka, wowe umaze igihe useka ukongera ugaseka, wowe umaze igihe ubabaye urira, Imana igakuraho igihe cyo kurira, igakuraho igihe cyo kubabara, warangiza nawe ukinjira mu mahirwe yo guseka, kuko Imana ni umubyeyi. Iri jambo rero ndarikunda cyane, kandi shima n'Imana ari ryo yampaye kugira ngo abe ari ryo twubakiraho. Kuri iyi cano tuzagira ibihe byo kuganira ku bakozi b'Imana batubanjirije dusomye Bibiliya, ndetse kabiri tuzajya tuganira n'ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bwo muri iyi si, tubuhuze n'ijambo ry'Imana, turebe abatubanjirije bo byagenze gute, Imana yabatabaye bigeze hehe. Nawe nurangiza uzajya wizereramo uvuge ngo iyatabaye runaka nanjye ishobora kuntabara, iyarengeye runaka nanjye ishobora kundengera. Kabiri, tuzaganira ku bijyanye n'ubuhamya. Dufite abantu benshi tuzi Imana yagiye itabara, ikabatabarira mu maboko yacu, bakaba baratugezeho barushye, bakaba baratugezeho nta kazi, bakaba baratugezeho nta rubyaro, bakaba baratugezeho ubukode bubamereye nabi, bakaba baratugezeho abana batiga, ariko uyu munsi wa none Imana yarabatabaye. Abo nabo tuzagira igihe cyo kuganira nabo kugira ngo batume twongera kugira ibyiringiro muri twebwe. Tuzongera no kugira ikindi kiganiro cyangwa se ikindi gice cyo kugira ngo dusubire mu ndirimbo z'ibitabo, tube muri wa mwanya wo guhimbaza Imana, kuko uyu munsi wa none tugezemo birakwiye ko twongera guhimbaza Imana nk'uko abakera bahimbazaga Imana. Hari umuririmbyi njya nkunda cyane wa 70 mu ndirimbo z'agakiza. Uyu muririmbyi yaravuze ngo uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Hari igihe kijya kigera ukikomeza ku bantu, ariko kuko abantu ari abantu, bagera igihe bakaguhinduka. Umuntu ni umuntu, umuntu agukunda uyu munsi ariko ku mugoroba akagera yakwanze. Ariko dushimye Yera, haleluya, dushimye Imana idukunda ibihe byose. Umuririmbyi yaravuze ngo nta bya none ndetse nta n'ibizaza byazantanya na Yesu. Reka nkubwire ngo nta buzima urimo bugomba kugutanya n'Imana, nta mibereho uhagazemo igomba kugutanya n'Imana, nta kigeragezo urimo kigomba kugutanya n'Imana, ahubwo bya bindi uhagazemo uyu munsi bigomba kugusunikira ku Mana kugira ngo wegere Imana, Imana igutabare. Nk'uko Yesaya bitubwiye muri bice 50:7, akatubwira ngo kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Hari abantu rero babonaga bagiye kumwara, hari abantu rero babonaga bagiye gukorwa n'isoni, hari abantu rero babonaga ubuzima bubananiye, babona bashobewe, babona nta kerekezo. Ndagira ngo mbahumurize muri iri jambo bavuga ngo nimuhumure, Imana ije gutabara, nimuhumure, Imana ije kurengera abayo, nimuhumure, hariho ibyiringiro. Nubwo ubona byanze, ariko ijambo riratubwira ngo kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Reka mbabwire ngo kumwara nta kuriho, kuko Imana ije gutabara kandi Imana ije kuturengera. Nimukomere rero, turatangiye, dutangiranye namwe kandi tuzakomezanya muri uru rugendo, twiringiye Imana izatubashisha kandi tukabagezaho ijambo ry'Imana. Mwanyemerera kubwo gutangiza iyi cano tugasenga Imana kugira ngo Imana ibagirire neza. Mwebwe muraza gukurikira iki kiganiro ndetse n'abandi bazagikurikira mu bihe bizaza. Mwese Imana ibarengere kandi Imana ibafashe. Munyemerere dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana idasaza, Imana itareba nk'abantu, kandi Imana yahozeho izahoraho. Kera abantu bose bakwiringiraga babaga bari mu mahoro, haleluya, baba bagufite enetaya sirigidemo, ntibifuza undi murengezi. Kandi imisozi itararemwa
isi itarabumbwa wowe uri uko wahoze. Mana, duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye gukora kwawe, kubwira ijambo mwami. Umuririmbyi yaravuze ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura, nurangiza ubahumurize, utumukiza amara agahinda, we kurira. Hari abafite agahinda, hari abarwaye, hari abashobewe n'ubuzima bwa buri munsi. Turasenze tuvuga ngo mwami manukira kubarengera, kandi turasenze tuvuga ngo mwami manukira kubatabara, manukira kubabera igisubizo, manukira kubabera ubwugamo, manukira kubabera byose. Labone taya sirigide moya sando, maboko yawe ni maremare, abantu bananiwe wowe ujya ukora, abantu badahari wowe ujya urema. Ndasenze mwami ninginga kugira ngo buri muntu wese uri butega amatwi iri jambo ahabwe umugisha nawe, kandi arengerwe nawe, kandi yafashwe nawe, kandi yibukwe nawe, kandi agendererwe nawe. Abashomeri ubaremera akazi, ababuze icyerekezo ubaremera icyerekezo, ababuze imibereho ubaremera imibereho, abarwayi ubakize mwami, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo hahirwa abakwiringiye, kuko ukwiringiye ntabwo yakorwa n'isoni. Wakiringira umuntu akaguhemukira, wakiringira umuntu akagukoza isoni, ariko nta muntu wakwiringiye uzigera akorwa n'isoni. Haleluya, haleluya. Kandi abagushikamijeho umutima bazaba amahoro masa, kuko bakwiringiye, nta soni zizigera zibakora. Urakoze mwami, urakoze ukumvishe gusenga, kandi urakoze kuri bushyigikira abana bawe, kandi urakoze kuri bubagurira imbago. Ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Nshuti bavandimwe, Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Nabibutsa ko iyi channel yitwa Ihimbazwe TV, niho muzajya mukurikirana ijambo rya buri munsi cyangwa se ibindi biganiro kuri Ihimbazwe TV. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Abashaka kutuganiriza cyangwa se ko tubasengera, nimero yacu ni 0784 77 84 86. Reka twongere dusubiremo kandi tuvuge ngo ni 0784 77 84 86. Iyo nimero nani iri kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi Imana imuhe umugisha, ibagirire neza. Mugubwe neza umuherereye mwese. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom.